ntabwo nzarambirwa. Ushobora kuba uyu munsi bikaba ejo cyangwa n'ejo ntibikunde ariko ubutaha bizakunda. Gutanga iki kidahari. Nari ibintu ndi gukora muziki ndi kuririmba ngasanga Chris arayikora, The Ben arayikora, aburiramo no kuvuga uti icyo gihe cyose nayimeze gutyo ndi depressed. Uburyo nakoreshaga numva ndatuje nka burimo nibwo nicaye nkajya numva ubutumwa abantu baririmba, aba gospel baririmba. Mbese message yabo nibwo watangiye kuyumva. Muri make byabaga bihari nawo byumvaga mbere y'iki. Okareka numvaga niwe Nasiri ari nk'indirimbo cyanasohoraga nanjye nzumvisha ndavuga ati nk'umuntu ayumvaga uretse guhohotera abantu koko. Uretse ko yanumvaga buriya ngo rede. Ako Tony. Yarambeshya. Ugendere ku isura ndebana. Ushobora kuba Ozzy King Show paka last. Ladies and gentlemen, izere ko meze neza. Amajyepfo, amajyaruguru, burasirazuba ndetse n'uburengerazuba n'umujyi wa Kigali na diaspora. Nizere ko aho mudukurikiye mwese muri mumeze bien. Ariko n'abatameze neza muhumure, ishobora byose ibibari iyo tumeze. Akwiye gushimirwa kandi igihe cyose nitukinubira uko yaduhaye, ahubwo nuko igihe cyacu kitaragera. Uyu munsi rero twakiriye umuhungu. Umusore inkorokoro. Tukaba tumuhaye ikaze rero kuri kamera za Ozzy King TV tumubwira ngo twebwe sero gacu ni Show mpaka last. Show mpaka last rero natwereke ni muntu cy'ubundi ese koko siroga yacu arayimininga. Rero tuguhaye ikaze unatwibwira kuri kamera za Ozzy King TV. Nahibihe byansubise inyuma ari wowe wanciriye inzira sinzarambirwa ndi kumwe nawe ntacyo nsaba nkomeza mana yanjye nkomeza nkoresha icyo ushaka nkoresha yo mazina yanjye ni Tony Mucyo umusore w'Imana inkotanyi cyane. Umusore w'Imana bavuze ngo umusore w'inkorokoro. Inkorokoro ingana nanjye. Inkorokoro ni iki? Inkorokoro kera ngiye numvaga inkorokoro. Kera cyangwa ubu ngubu ni kubyumva none? Okay n'ubu ngubu. Narumviye ibyo teri kera. Ubu ngubu numva inkorokoro. Uyone Rutambi. Mbona inkorokoro iba nk'abantu. Uriya mugangster nyine uterura ibyuma. Nk'aba Rutambi, nka ziriya zitayiza aba The Ben nizo nkorokoro. Urangiye mba nzi ariko reka nkubwire tukatwungurana ibitekerezo bazanatubwira. Buri inkorokoro ni umuntu wese ugejeje imyaka hagati ya 20 na 35 hariya ni uwo muntu urimo aho hagati. Mani ni waburi uruzingo buri inkorokoro. Ubwo ni inkorokoro yazingamye. Okay, Tony. Yes. Twinjiye turirimbira karimbo bitankomeza abantu bajya no kukareba turanagapindinga kuri iki kiganiro. Cyane. Ndagira ngo ubanze utubwire dutangira tuganira Tony ni muntu ki? Tony ni muntu ki? Kugira ngo abantu bamenye ngo umuntu twakiriye n'uyu nguyu tunaganire bamuzi. Okay. Tony ni umusore. Inkorokoro se burane nazinjiramo noneho. Ni umusore ukiri muto. Tony ni umusore ukiri muto. Ukunda Imana n'abantu. Ukunda mama we cyane. Mama we cyane. Uri umuhungu wa mama. Umuhungu wa mama. Mom's boy. Mom's boy. Undi mizabana bize neza. Ni mom's boy. Imyaka 19. Imyaka 19. Yankorokoro ntago urayigeramo kuko kavuze kari 20. Ndayigeramo. Ako ubwo nzayigeramo nayitegura ubwo nzanayimenye. Ubwo wamenye inkorokoro icyari cyo uzagere witeguye. Nzajya nitegura. Okay. Nsoje secondaire uyu mwaka ushize. Urangije kwiga? Ndangije kwiga secondaire mwaka ushize. Ubwo I'm waiting to go to university next. Ejo mu kwa. Aratsinze se? Urabizi? Second place in the country, bro. Wow, man. Felicitation. Ubundi mbere yuko komeza waruriwe abantu bazi ko abantu babaswa. Niko abantu babizi. Cyane ibyo. No mu kigo uzaye no mu kigo cy'abanyeshuri. Umwana ububyina aririmba ewan. Ako ntago majorité nyine bafunga classe ma. Uze kuba kabiri gute mu gihugu. Kandi mu bantu bize
bakubita umuziki kandi banatsinda kuko secondary yose nabaga nari umubyinnyi. Okay, noneho rero nk'umunyabwenge cyangwa se nk'umucurabwenge tugize mu muziki, buriya mu muziki hamaze kugaragara abahanga batari benshi. Kuri pe ndakubwiza ukuri mu muziki nyarwanda hamaze kugaragara abahanga batari benshi. Nawe urumwe muri abo rero batari benshi. None nkibaza ngo intego ufite ku muziki wawe n'amashuri yawe uzakomeza muri university ni intego ki? Ikindi tukubaza uri muntu ki, watubwiye uri umwana wa mama etc, ariko ntabwo watubwiye ko uri umunyamuziki. Okay, kuri icyo ngicyo dukomeje kuri icyo ngicyo n'undi kwivuga nk'umunyamuziki nk'uko nabibwiye ni kaka intro word na kaka intro ntabwo kitsinze ngavuga ati gashyekero byagenze gutya na gutya watumenya ko ni Valence Papi ni umunyamakuru waje, ariko nayo ari flow. Ndi umunyamuziki ubikora bikunda cyane. Bene mbere ni urukundo mbifitiye bifatanyije n'amasomo yanjye. Kuri njye umuziki ni ikintu ntabasha kureka kuko nagerageje kukireka biranga, byaranze kabisa, byaranze. Wagerageje kureka umuziki biranga? Ni za ndwara zidakira. Nigeze kuwureka ngira ikibazo aho yahukimuka n'ikibazo. Bro narihebye. Oh yes. Naryamaga ntinsinzi. Waretse umuziki urwara depression? Nari nzi ko depression zitabaho. Ako nyine sindarwara indege. Narwaye indege y'umukobwa. Oya, warwara indege y'umuziki ariko? Abo narayirwaye. Oya. Niba ariko bimeze. Abarwaye indege uraduha amakuru kubera ko tumenye. Iyo umuntu arwaye indege mu rukundo bo barabizi ko bigenda, ariko umuziki byagenda bite? Ahubwo njyewe kuko ntabwo ndarwaye indege mu rukundo. Iyo warwaye rero dushaka kutubwira. Sindakundana. Urakundana? Cyari mutoya. 19 yawe. Ariko sha uze kundebera. Muri comment abana bazatubwira ati Tony kuko uratwanze. Ndacyari muto. Ahubwo niba koko depression narwariye umuziki ayi abantu barwara urukundo ariko bemera. Mujye mububaha. Baragowe. Wakiyahura bro. Serious? Okay. Nasoje secondary. Muri indirimbo. Twe indirimbo umusapota yarangira bitaga Kirisense. Turiko Kirisense. Yarangira. Ndumva ino unayizi kabisa. Kugiye twati wafatanyije n'undi muntu. Twatiri kumwe. OG. Noneho mu kuyikora bro nayikora gigi twayikoze muri secondary nta n'igihumbi. Nta na kibiri. Kujyana ari gukomaza. Video irabura, sora audio gusa. Ndicara nitekerezaho gatundi ibintu ndimo nibiki. Ako kumva message ni nyinshi nyuma ati kabisa muziki ukubite indimo ni nziza byatari. Ubwo muri icyo gihe waricaye utari gukora nibwo warwaye depression y'umuziki cyane. Uri mu wa gatandatu? Oya nsoje jo ndi secondaire nta mezi menshi ashiyeho. Okay. Ubu naravuze uti ndasoje sibyo imiziki ndi gukorera gusora siri kwinjiza. Ubundi ndashaka iki? Ndavuga ati nongeye kubivamo muri ibintu byanjye bindi bisanzwe. Bro byaranze kabisa ko nafashe umwanzuro avuga uti sundi muziki wanjye ndashaka kugeraho, nshaka gutanga iki kidahari. Nari ibintu ndi gukora muziki ndi kuririmba ngasanga Chris arayikora, The Ben arayikora, afite support indenze kuba ya buri make ibyo ukora hari ababikora kukurusha, abikora kundusha, hari ababikora neza cyangwa hari ababikora afite ababasunika bameze neza. Hari kubikora neza nubikore kurusha abandi. Nuko wakigereranya n'ababikora neza ugasanga babikora neza kukurusha, ariko hari igihe ubikora neza kubarusha ahubwo udafite umuntu ugusunika. Ikibazo cyabaye kiye babikoraga neza kukurusha ukabona ko nawe uzamenera, cyangwa wabikoraga neza kubarusha ariko ukabona nawe gutera icyo gihe babikoraga neza kukurusha. Kuko njye nashaka kubikora neza kubarusha ariko ubushobozi bukanga. Yego. Ntabwo navuga ko nabarushaka ko ntabwo nari nakabigezeho to. Noneho ndavuga uti umuziki noneho wangiye kuba umurongo. Niba yamaze iminsi muri n'utuntu twinshi ibintu by'amapia pressure. Ndi mu rugo ndi mfura mu rugo. 19. Ya 19. Ubundi aba mamuzi boy
tumenyereye ko bari abana b'imfura nako bibinege cyangwa se abana ba bucura. Abo bantu babiri nibo ba Mama's Boy. None tubonye n'imfura ya Mama's Boy urakaza neza mu muryango nanjye ndi Mama's Boy. Je ndi imfura. N'ababizi abana b'imfura bakunda gutekereza avuga uti inzira nzafata nitaba successful niko kwinjira inzira y'umuntu abanjye bo hepfo. Yego. Uvuga uti nyine byanga byakunda ngomba kuba umuntu muzima. Rero ko kugira defining family, defining ibiki. Rero bifatana n'umuziki ndavuga ati kambireke no nibyinjiza biri kujyana mu biki bitari sawa. Nkabona n'ubundi gukora umuziki mwiza abantu bazakunda bizansa gukoresha umukobwa wambaye ubusa. Yego video irebwe. Binsabe kujya kwa approaching abakora nk'ibyanjye. Sometimes kugira ngo muze vibe nabo fati yo bwenge. Nagize imana mbibona mbere yuko biba. None ndavuga uti okay ni njyewe ubwanjye ngomba kwiha umurongo w'ubuzima bwanjye. Tujye namaze amezi 2 nyine gutekereza icyo nakora. Ndi mu rugo nta kazi byanze. Tujye nanjye kubona utuntu turaka dukeya nkadukora mu mujyi umuziki mera nk'uwibagiwe. Inshuti zanjye n'abana bari banze muri secondary bakavuga uti byagenze gute ati uri ikigoryi gicucu ni gute reka bira bintu icyaduhatara nk'wari ufite ariko bavuga yego bwa nawe ujye umenya ko afite ikirezi n'ubundi ngo wambaye ikirezi namenya gukera ntago ajya bimenya tu n'abafite u Rwanda nibazi ko ari rwiza uretse ko tubizi bamwe muri twe njye ndabizi ko ari rwiza okay bakabimbwira ariko njye nkumva nyine wapi kabisa. Nibwo nafashe umwanzuro icyo gihe yewe numvaga indirimbo nziza umutima ukandya nshaka wongerijwe kugira ngo abantu bumve amagambo uri kubabwira ikumva iyo uganira n'abantu ukora uko ushoboye ukavuga ijwi bakaryumva nkuko ndi kuvuga noneho uri kujya ucishamo nyine ya loki yawe kwa kuntu ukora utuntu twawe neza ugashaka no kudukorera kuri kamera sound ubizi ko tutari ikibazo ntabwo kizi ariko nakantu bakora ku mutima kabisa kakaza amagambo mesokoro kumva ijwi ritari ryikura ijwi rikaba depression cyane nende ukubwira okay numvaga indirimbo nziza yasohotse uri umuhanzi n'umutandukanye umuntu ukunda umuziki n'umuntu wumva bisanzwe n'umuhanzi ntago bumva ikintu kimwe ntago bumva indirimbo kimwe ushobora kumva indirimbo nkumva uburyo irenze umuntu wo hanze yumva kumva nabirenze ako nge mpita mbyumva n'icyo gihe nihe ndirimbo wumvisha wumva irenze akaririmbo ubwo ntago yibuka twakomeje ntago indirimbo waba wibuka mwana wajya kwitekerezaho gutyo ngo arakaririmbo umuhanzi niho nibuka neza nubajije amazina ko yawe wahita uyamenya kuko nta wundi muntu mwitiranwa okay nakunze agace kawe nta kibazo ikibazo cyane cyabazaga intego ufite ku muziki wawe ubanje kutwereka ibyo wanyuzemo bisobanuye ko aribyo biri kugutegurira ibyo ugiye kujyamo intego rero target hinting point nyuma y'ubwo buzima rero naravuze uti ni iki kitari ku isoko ndimo muri iki gihugu cyacu bihuriramo no kuvuga uti icyo gihe cyose nayimeze gutyo ndi depressed uburyo nakoreshaga numva ndatuje sometimes najyaga gusenga nari umuntu udakunda gusenga cyane wari umuntu ukunda gusenga udakunda mbere ntabwo nakunda gusenga nyine nakuriye muri family isenga ako ngewe ko akunda usenga bitagufasha okay wumva utari interested ujyayo nyine kuko abandi bagiyeyo ugendera mu kigari tugiye nagiye mfite ibibazo pe biriseriye nta kintu nakoraga icyo gihe natengadingaga church buri Sunday noneho ko ndushaho kujya gusenga numva indirimbo zabo numva ubutumwa burimo nibwo nicaye nkajya numva ubutumwa abantu baririmba abagospel baririmba mbese message yabo nibwo watangiye kuyumva muri make yabaga bihari niwo byumvaga mbere y'iki bakareka numvaga niba ina siri nkumva ni vibe okay buriya ngo Sawuli yahoze yanga abakozi b'Imana kuko yaratazi icyo ijambo ry'Imana rivuga yaratazi nyine wagwani ariko ngo Uwiteka aza kumonekera aramubwira ngo Sawuli ndenganyiriza iki kuva uwo munsi Sawuli nibwo yashe nk'ubonye nk'ugize icyo abona vision nibwo yatangiye kumva nyine iby'Imana ubundi mugana wavuga iby'Imana akambatega amatwi nawe rero wari Sawuli ugitangira kumva umuziki utangiye kumva message iva muri gospel uhita uvuga ati wow jewe hari indirimbo ya Muremyi bita biramvura nayibonaga kuri TV
umva ko ifite melody nziza nk'umuhanzi narabyumva ko ifite melody nziza zani na Siri numva ni na Siri vibe nyine umva wasimba ariko ntazi ngo me what true meaning yayo ni message iri behind niki bizivuga icyo gihe bro najyaga gusenga icyo gihe ndabyuka playlist yanjye Audiomack nari narasibye indirimbo ziri sekera zose ko narazumvaga umutima ukane avuga ati ba bantu bagiye noneho sinzabafata kandi umva muri make wari ugihari n'ubundi bizi kugomba gukomeza imana nari numva ko ngomba gukomeza ariko ntazi inzira ko kundugwa ukajya kuko agayo bro ni mfite indi project iri behind negomba gusohora ariko najyaga kubara prod bikanga umutima ukanje bro ukanje biri seriye nabwira umujama wanjye kambwira ati imana urarwaye abajama banjye bita nyaho direct inzira ndirimbo tamfura Keve yaza kundeba mu rugo kambwira ati bro ufite iki kibazo ko twasuje secondaire tuvuga ko tugiye gukubita umuziki unsizeyo unabyemona turansize akabona nyine ibintu byanjye biri pose cyo Instagram nasibye post zose YouTube nsiba post zose ewana umuntu akayibona nyine bikamutangaza bikamurenga kigiye maze iminsi numva indirimbo numvisha indirimbo bita biramvura ya Serge Yamuremye ngo wandemanye umutima ukuramya uzuzamo umwuka wanjye uyu munsi ibimvamo biramvura ibikuvamo ivati bino ngo bigatembera mu bwoko bwayo nkunda kwima muri headphones ryamye mani nkumva nyine sindi ibintu biri kunzamuka muto yabwira umujama wanjye avuga ati wasaze ati izo ni lenge wasaze nditekeye mfata umwanya njya kuri producer Tasinea yambwira ati nshaka dukora ikintu kimeze gutya nzananditse indirimbo ya gospel mu by'ukuri iyo nanditse ubundi abantu bakora imiziki isanzwe bagenda bakora igishinwa bagashaka amagambo bigendanye indirimbo iri vibe yagukorera muri iyo minsi ufite n'icyo bakunda nagiye nanditse indirimbo iri full ndamureba Tasinea ndayizasohoka arambwira ati se uri seri ati njyewe ndi producer nkora imiziki yayo yose nditahari gukorana nawe tu ariko uri seri ubu uri seri wabiretse urabishobora koko icyo gihe naragiye ndarikodinga kuko maze iminsi naririmba ndarikodinga biranga kabisa biranga pitch ndayita tugenda natashye n'amaguru vuga uti sundi ibindi bo nibiki meze nk'uri depressed man nibwo noneho nagiye gusenga once sinzi ari umupasiteri yaravuze ngo ikintu ukunda wumva cyagirira akamaro sosiyete yawe haguruka nyine ugikore none ejo sahawe niba uzi ko ari ikintu ushoboye cyagirira akamaro bagenzi bawe gikore nonaha akimbwira gutyo naravuze uti niba ari ikintu nshoboye kandi gikore nonaha ndavuga uti ntago nagenda ngo muri mode nk'iyambonye yifitinga umuntu arimenye ntabwo nayifitinga mvuga ati sabwa mu byo nakoraga mu byo nafitingaga nakora gute kugira ngo mbibyazemo umusaruro binyuremo ubutumwa bwiza even if byaba ari vibe nibwo nabonye umutipe bita Moses Brice umunya-Nigeria gospel umunya-Nigeria abantu bakurikira gospel baramuzi numvishe gospel ye ukuntu kameze karyoshye wumvishe bari kwicuranga wajyana indirimbo ya Magic C wajyana indirimbo ya Radipo ako nyine ukumva amagambo arimo ni ubutumwa bwiza nyine buhembura ndareba mu Rwanda mbura umuntu yikora kigenda yicara ndavuga uti aha sinaba nishe inyoni ebyiri ninkoresheje ibuye rimwe ndavuga uti ndabishoboye n'ubutumwa bwiza bundimo ntabwo ndi kubushakisha bwo gutanga burahari yego kandi ikindi mu Rwanda ibyo bintu gospel ihari itandukanye n'iyo ngiyo why not ntayigerageza
njya kwa Fanta turagenda musangayo tujya kwa producer Fanta ya bashaka kugira ngo ni Fanta Orange ujya kwa Sprite turi kunywa njya kwa producer Fanta tugerayo dukora beat dukora igishinwa ako mwumva ikintu kindi mu mutwe kigenda byuka nifite ubucurane twari recordinze biranga ko ubucurane nyine dukora akantu kameze nk'agasample nibwo nasaga nkaho mfashe situation nari ndimo evuga uti nari ndi mu gihe nyine abantu bakubwira uti bakuvugira ku ruhande ati ahanze abandera ati ese wati wowe se niwe uri kuvuga ibyo bintu nibwo navuze uti sonde wababwiza ukuri nkababwira ko njyewe n'icyaba cyose kinzanatanya nazayireka turakora niho havuye nkomeza abantu bazayumva neza bazumva story behind ni kuvuga uti naho ibihe by'ibwabyo byansubiza inyuma ari we nyine wanciriye inzira ari Imana yanciriye inzira ntabwo nzarambirwa ushobora kuba uyu munsi bikaba ejo cyangwa n'ejo ntibikunde ariko ubutaha bizakunda njye nizera ko ntabwo Imana itinda kugusubiza ahubwo n'igihe cyo kitaragera. Birashoboka ko Imana ishobora gutinda kugusubiza bitewe n'uko wenda ngo bitewe n'uko ishobora kubona ko ibyo uzerekeza imaze kugusubiza bitazagenda neza kuko igihe kikiri gito kuri wowe utara cyane. Rero hari ikintu bajya bavuga ngo uw'Imana itindije iramutegera. Of course kandi buri kintu umuntu agomba kumenya buriya gukorera Imana nta gihombo kirimo even if utaba successful mu byo ushaka gukora byonyine n'amahoro yayo n'amahoro yo kuba uri kwikorera uri kumwe nayo hari abantu benshi badafite amahoro bro bafite amafaranga babuze amahoro uyu mukuru urabizi mukuru wanjye urabizi cyane pe gusa njye ndabizi man mucyo reka nkubwire ikintu cya danje uzanagenderaho Imana iyo yakinguye amarembo nta wagusubiza inyuma. Ikindi kirenze kuri icyo Imana iyo yakwemereye gukora urakora. Wowe icyo tugusabye guma ku ntego gushikama mu nshingano. Ikindi cya depression igakwakira ibintu kubera ko iyo tubonye abana twakoranye wenda bagenda mu mamodoka cyangwa turusha imyaka bazigendamo ntiwagapfuye se ntiwavuga ati ntabwo byabahise baba munsi yo yanjye sibyo. Rero twiga kwakira ibyo dufite ahubwo ibyo dufite tubikoreshe byari umusaruro nk'ibyo cyangwa se ibintu ibyo. Ikibazo cya kabiri cyanjye kirabaza ngo kuki wahisemo nanjye kukubaza vibe wazikuye cyangwa se inspiration yo gukora nkomeza yikuye he, ariko ubwo kiranagendana no kukubaza ngo kuki wahisemo gukora vibe zimeze gutyo. Zimwe mu mpamvu zatumye zimeze nka meditation zimeze ukuntu nyine izo vibe zawe kuki wahisemo gukora kuva mu byo wakoraga ukavuga none ndashiftinze ikintu cyo gukora cyako ambassadeur cyako mwambassadeur wa Afro ubutumwa bwiza urubyiruko Afro gospel buriya bavuga ngo iyo ushaka gufata umuntu neza umufatira mu byarimo sibyo ni byiza abakuru banje barakora mbonyi n'abandi bakuri mu gospel barakora Bivox ndanabafana cyane ariko njyewe kuko ni ari byo naciyemo nabo n'urungano rwanjye nzi ibyo rukunda bikumva nzi ibyo rukunda. That's why nahise mvuga ati n'undi ni gute nkurikije ibintu abantu bakunda urubyiruko ahanini rukunda right now wabikora gute kugira ngo ubwo butumwa bunyuremo aho ngaho ayibyina nibyo a celebrating a vibing mve n'akantu gafite melody nziza ariko kagira na message kamwe na bwa butumwa busigane mu mutwe. Bwa mbere azakumva imvere byasanzwe bwa kabiri nabikumenyeraho azavuga uti uziko ibintu byose bishoboka. Noneho ndanakumva neza ariko nkagira n'ikindi kibazo kigira ngo mucyo injyano uvuyemo yakorwaga neza n'abayikora n'injyano uri kwerekezamo iri mu gisata cya gospel bifite abayirimo uyu munsi. Ese n'iki wumva ugiye guhinduramo? Ni kimwe. Ese kuri bakuru bawe abahari bakora izo njyana hari icyo baburamo ugiye kongeramo kugira ngo ugire umwihariko wawe nka Tony Mucyo
utandukanye n'ibyari bisanzwe muri industry nyarwanda. Okay, ikintu navuga aho ngaho sibyo mbere na mbere agakiza k'Imana ubutumwa bw'Imana ntibujya buhinduka uko bwahoze mbere n'ubu niko bukiri. Yes. Rero na edit tugira mu gusohora ubutumwa abwo icyo ni experience umuntu wabimenye ugize amahirwe yo kwakira Yesu. Ikintu ngiye gukora ni byiza, ibintu bakora ni sawa, turahembuka, bararirimba tugahembuka, ubutumwa bwabo ni fresh. Abwo ikintu ngiye gukora ni iki ngiki. Iyo urebye gospel ihari nonaha iri based ukuntu n'abantu bakuru, injyana z'abantu bakuru cyane cyane, n'abantu basirimba cyane, abantu bakuru, ababyeyi bacu bazikuriyemo cyane. Ahanini usanga urubyiruko rwigira nkaho atari ibyarwo. Yego. Kandi sinzi niba utari kubibona, urubyiruko nonaha ruri kudefininga imibereho y'igihugu, imibereho y'iki, ko nizo mbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. Ntabwo najya guhembura umuntu w'umusaza mugenzi wanjye musize kandi nzi uburyo bwiza yahembukamo. Nshobora gukoresha icyo akunda nkamunyuzaho ubutumwa. Ubwo ni nko kuba umuyoboro mwiza cyane, ko nkomoze no ku kintu abantu bakunda kwitiranya ibintu bibiri. Gospel ntabwo ari injyana. Gospel ni ubutumwa bwavuye mu njyana. Injyana twavuga ko ari nk'akanoza ngenda gatuma ya gospel igera ku bantu bakayitega amatwi. Ubwo injyana na afro, ubutumwa bwa gospel. Yego. Ariyo mpamvu ugiye gukora afro gospel. Okay. Hari abantu bakunda gutangira kuvuga uti ngiyo njyana ngo gospel ngirimo ibintu mu makiki ameze nk'indirimbo z'isi. Ngiyo ntabwo ari gospel, ubutumwa bw'Imana. No, iyi ibwica gute se? Okay. None Tony, ndashaka udutandukanyirize Tony wa mbere yo gutangira umuziki, kuko uyu munsi nubwo turi kubara kugiye mu muziki nabwo uri kuvuga ati kuko nasibye post zanjye nagize ABCD cyane kugira ngo mbe mushasha ube new Tony. Nshaka yo dutandukanyirize Tony wa mbere na Tony w'uyu munsi. Noneho Tony ukora umuziki. Okay. Tony wa mbere byakunda, umuziki ni inshingano. Arawufata nk'akazi, umuziki arawufata nk'ubuzima. Tony wa mbere w'umuziki yari Tony wakora everything ashaka mu gihe ashishakiye, kuko nyine yari afite freedom. Tony w'umunyamuziki right now ukora injyana ya Afro Gospel right now, hari ibintu byinshi atakora bitagomba kumugenga nyine nk'umuhanzi. Kuko ntago bakubonye uri gusinda mu muhanda kuririmba ibyo bintu babyumve, ni impossible. Abanyarwanda bazi ubwenge. Ntago babafera, ntago babafata. Abanyarwanda bararenze. Ntago byakunda, baretse ko n'ubundi agakiza k'umuntu ari n'umutima we. Kandi ngo imibiri yacu ni insengero z'Uwiteka cyane. Ndashaka noneho tubwire umuziki kuri wowe. Umuziki kuri wowe ni iki? Umuziki kuri njyewe ni iki? Kuri njye nka Tony Mucyo, ikintu maje kubona cy'umuziki ni ubuzima, kuko nagerageje kubaho nawe ukora ntawe urimo birananira. N'ibintu byose ndi gutekereza nuko niyo nice nkavuga ati Tony uri kwibona hehe? Nta kintu kiza mu mutwe, mfite utuntu twinshi two gukora. Nakisanga singa ndi n'utwo mu muziki n'ubundi nasanga suka umuyobozi suka biki, bitavuze ko nawe umuyobozi leta ni nabigeze n'abana chef. Nabaga chef muri gura level 3, nari chef wa class. Level 3 ni senior 4 kwiza up senior 6. Nawe ndi chef wa class. Ubu hari abana bakwita chef kandi nabaga ndi muto muri class. Bora waraderanjaga. Oya ahubwo nuko ari umuhanga. Nari umuhanga bakakugira chef ngo ubigishe kugira ngo nyine ufate inshingano. Okay. Tony rero tuvugana barambwiye ati nshaka premiering indirimbo yanjye, nshaka tugira ikintu noneho amprise mbundi muntu ngire class mvamo, ngire yo nerekezamo, abantu babyitiranye cyangwa se bakeka ko nyiri wa wundi bamenye ko ndundi. Ndagira ngo noneho utangire tuvibinge nk'abahanzi, ujye muri za mood uzankomeza udukubita, ariko ndashaka sound izamuke
kuko niba uri umuhanzi egare ko ugomba kumurika ibihangano byawe tubyereke abanyarwanda byereka abanyarwanda bibereke Every day and out of line ungarura mu nzira unayoba ni wowe umenya ibindushya birindani umenya ibyo bose batasi bo batasi niyo mpamvu ituma ntazigera ndeka kuguma ku mavi yanjye ngushima you Alpha and Omega the one who took my heart the dreams I can dream forever need nuba naho ibihe byansubiza inyuma ari wowe wanciriye inzira sinzarambirwa ndi kumwe nawe ntacyo nzaba ngomesa uri kumwe n'uwiteka ntuzarambirwa. Okay, rero mbere yo kugira ngo dusoze, mbere yo kugira ngo dusezere abantu bacu uyu munsi ni part 1. Njyewe nawe tujya kujya dukora amasizoni y'ibiganiro, tuze tuganire tuniterere story. Iyi ni part 1. Niba batangaze na part 2 tuje tukicara tukitira story kuko you are my little brother, sibyo? Of course. Rero ahangaha hafate nko mu rugo ubundi uza twiterere story. Ikindi tubwira abantu bacu ibintu byiza bibubaka. Bambwiye yuko hari igihe waciyemo cya depression kubera guhagarika ibintu byawe. Icyo gihe rero ntabwo nshaka kukizongera kubaho ukundi. Nshaka ko anytime ikibazo ugize tubiganireho, tugirane inama. It's okay. Sibyo? Of course. For sure. Okay. Abantu rero bagukurikiye n'icyo wabasaba, ikindi inama wabagira ni iyi, unabasezera unababwira aho bakubona. Abantu bankurikiye ikintu nabasaba cya mbere banega amatwi kandi ikintu nabiziza nuko batazigera batengo. Ibyiza biri imbere. Nabwiye ko igihe nagize cyo kuba depressed cyari cyo kwiga, cyararangiye n'igihe cyo kwiga. Ubu ni no stop. Ubu ndi gukora mfite uwo nkorera, mbere nakoraga nikorera. Ndi gukora mfite uwo gukora umwami Yesu. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Ndati ku cyumba ahubwo ngende kurusha ku cyumba. Ahubwo uri ku cyumba. Genda ndi kugisobanukirwa. Okay. Ndi gukora mfite uwo nkorera right now. Ikindi kandi ndi gukora ibintu bifite umurongo bikugenderaho. No gukora ibintu ukunda. Ndi gukora ibintu nkunda bindimo bifite umurongo bikugenderaho. Ntabwo ndi gukora ibyo mbonye. Ndi gukora ibyo nshaka. Ikintu abasaba ni iki ngiki. Niba ukunze ikintu wikifata cyumvishe mugenzi wawe, cyumvishe n'undi. Naho ubundi byo kuvuga ngo kugera kure kwanjye cyangwa kwa bagenzi bawe cyangwa kwacu ntabwo twe tubigena. Ishobora byose ni tugenderaho tugomba kugera. Tujyana tugomba kugera. Ni tugenera itangiro ikatugenera n'iherezo. Wowe nicyo tugomba gukora. Ntabwo izakuzama nta kintu ufite. Ufite ikimereho. Ufite ikimereho. Ari nk'indirimbo cyanasohoraga nanjye nzumvishe ndavuga ati nk'umuntu ayumvaga uretse guhohotera abantu koko. Uretse ko yanumvaga buriya ngo rede. Ako Tony. Yarambeshya. Akamabwire buriya kugira uriya mu buzima uzagira inshuti kubwiza ukuri. Ntago wayibona. Sha. Kubera ko inshuti mu gihe cy'urimo iba ari nkawe. Uko wibeshya nayo bikubeshya. Ako njye baranga nkababwira ati bro ako mwarambeshya. Mwaramemuki. Pega flop mbega. Ari ndi umuntu akora akavuga ati umuntu ubu umuntu ayisharingaga yavugaga ngo iki. Akubwira ati urarenze. Na comment sabonaga. Uri hejuru. Narazibonaga. Bakanabimbwira. Ako nda so gusanga haraburaga ntihabaragamo nk'umunota umwe muri. Haburagamo tuntu. Tuzima. Naho ubundi ibintu byari byo. Okay Tony nihe bakubona rero imbuga nkoranyambaga gukoresha kuko urabona tugeze mu gihe cy'amasaha akuze ewana ariko abantu batwitege cyane. Okay imbuga nkoranyambaga ukoresha aho abantu bakubona, aho abantu babona ibihangano byawe. Ikindi mbabwira ngo bantu munkurikiye murabizi ntago njya mbaha flop. Ibiganiro byanjye si flop, noneho umuntu mbona azanye murumva bari indi level.
uno muhungu indirimbo yabakubise bita Nkomeza mumbabare mujye kuri YouTube cyane muyisacinge ubu nona ifite 3,400 ya views nugendere ku isura ndebana ushobora kuba ngarya naravuze ngo nshobora kugusha nugendere ku isura umbonana wanamagusha ikintu wabwira cyo ndi muto utari gito kandi ibikorwa nibyo byivugira uri inkotanyi cyane wikumva ibyo mvuga genda umva ibyo navuze abantu bose wansanga ni Instagram Tony Mucyo, TikTok Tony Mucyo, everywhere ni Tony Mucyo. Ubwo buri muntu wese arasabwa kugenda agakora iki follow and subscribe. Subscribe. Okay, nizera ko mumeze neza rero turabasezeye ciao ciao ikindi turabakunda Tony Mucyo. Turagukunda kandi ishobora byose ikomeze ikwiteho. Ayi ndabakunda cyane. Thank you brother. Ciao ciao. Ozzy King. Show Pakalast.